Yesu ashimwe bakunzi b'ijambo ry'Imana. Kristo Yesu akuzwe, Nyagasani Yesu nabane namwe. Amahoro y'Imana abane namwe buri munsi. Uyu munsi tugiye gusangira ijambo ry'Imana dusanga mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka, igice cya mbere turasangira imirongo 3 gusa, umurongo wa 78 n'umurongo wa 79 tugeze ku wa 80. Hari amagambo agira ati: kubw'umutima w'imbabazi w'Imana yacu niwe uzatuma umuseke udutambikira uvuye mu ijuru, ukamurikira abicaye mu mwijima no mu gicucu cy'urupfu, no kuyobora ibirenge byacu mu nzira y'amahoro. 80. Uwo mwana arakura, agwiza imbaraga z'umutima, aguma mu butayu kugeza umunsi yerekewemwo Abisirayeli. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Buri umwe wese, uw'umugabo cyangwa umugore, uw'umusaza cyangwa umukecuru, uw'umukobwa cyangwa uw'umusore, uw'umwana mutoya, twese dukeneye Imana kandi dukeneye ijambo ryayo kugira ngo rigwire muri twebwe. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka 1:78, 79, 80 hatubwiye amagambo meza cyane atwereka umutima w'Imana, uburyo ari umutima w'imbabazi cyane, uburyo imbabazi igira zitugeraho twese, ube mugufi cyangwa muremure, ube ubyibushye cyangwa unanutse, ube umukene cyangwa umukire, twese imbabazi zayo zitugereraho rimwe. Ngo kubw'umutima w'imbabazi w'Imana niwe utuma umuseke udutambikira buri munsi, ukatumurikira yemwe n'abicaye mu mwijima ndetse no mu gicucu cy'urupfu. Umuseke ukadutambikira kubw'ineza n'imbabazi n'urukundo by'Imana yacu. 80. Ngo uwo mwana arakura, agwiza imbaraga z'umutima, aguma mu butayu kugeza umunsi yerekewemwo Abisirayeli. Birakwiye ko umuntu wese aho yashyizwe, ahari gukorera Imana, habe mu Gatolika, mu Badivantiste, habe mu barokore cyangwa ahandi, buri umwe wese akwiye kugwiza imbaraga z'umutima kugira ngo agume mu isezerano Imana yamuhaye, dore ko Imana yemeye gutanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umuntu wese uzamwizera azahabwe ubugingo buhoraho muri Kristo umwami wacu Yesu Kristo. Ijambo ry'Imana ni ryiza cyane kandi twese turarikeneye. Dukeneye kugwiza imbaraga z'umutima, tukagwiza ubwenge n'ubuhanga kugira ngo dukorere Imana yacu twuzuye kandi twujuje ibyangombwa. Mwakire n'ijambo ry'Imana rizirikwe ku nkingi z'imitima yanyu. Mbashimiye ko muryumvise cyane. Uwiteka abagure kandi abagurira imbago nk'uko yazaguriye Yabesi, mu izina rya Yesu, amena. Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe niryubahwe, ubwami bwawe nibuze, icyo ushaka kibeho mu isi nk'uko kiba mu ijuru. Ifunguro ridutunze duhe none, utubabarire ibicumuro byacu nk'uko natwe tubabarira abaducumuraho, ntuduteranye mu bitwoshya, ahubwo dukize icyago, ku bwa Yesu Kristo umwami wacu, amena.